hari mwarabyumvishe uriya mugabo bitaga Adolf Hitler, ngira ngo murabizi ibintu yakoze ahangana n'Uburusiya muri ya ntambara y'isi ya kabiri. Rero muri icyo gihe hari ibintu byaje kuba. Hari umugabo bita Dr. Edith Eger avuga ko yaje guhemukirwa n'uwo mugabo bita Hitler. Sinzi uko byagenze, gusa nibyo ngiye kubabwira uno munsi. Reka dutangire ndeke kubatindira. Ngenda cyane mukuru w'isibo, wibuke gukora subscribe. Ati mu buzima hari ibintu utahindura. Ahashize ni igitangaza. Ni Dr. Edith Eger, ni survivor cyangwa se yaje kurokoka nubwo yahemukiye. Ati reka mbabwire, ubwo nari ndi mu modoka, mama yaramfashe arangije amimanuro. Ati mwana wanjye ntabwo tuzi aho turi kujya, ndetse ntituzi n'ikintu kiri buze kuba, gusa wibuke mwana wanjye, nta n'umwe uzagira aho kugeza uretse wowe ubwawe. Ibyo ubishyire mu mutwe wawe. Ati iyi nkuru ni iy'icyizere ndetse n'urukundo n'akababaro. Ati reka nkubwire, hari igihe numvaga ameze nka imposter, ameze nk'aho ndi igishushushungwa. Ubwo natangira gukora muri PTSD, nari mfite abaturutse igisirikare babiri. Nari nanzwe numva Imana yaranaye n'igihugu cyanjye cyaranaye. Ndetse byambabazaga ibyo abantu benshi bambwira nabi. Bambwira ati muganga, dore nicaye kuri aka gatebe, dore Imana imaye isegonda rimwe ryo kubaho. Ese wareka nkareba mu maso h'abana banjye basi mbegeye, ndetse n'indabyo. Nyuma nangira kwiyumva nkaho numva nsa nkaho ndi nk'igishushushungwa, mbese numva nazi ukomeze. Uko niko yavuze. Numva amagambo, gusa akibimbwa nahise menya ko nagomba gufata ibintu byinshi cyane. Nagengeye ubwanjye, nibwo naje gufata umwanzuro nza gusubira muri Swizi. Gusa ibyo bintu byari ibihe bigoye mu buzima bwanjye, ndetse iyo nibutse ko nahunze nkahunga hashize hanjye, ibyo bintu sinabasha kubikora uno munsi. Dore uno munsi mfite imyaka 93. Iyo nekereje ubuto ndetse nkatekereza ko uko mbayeho uno munsi, numva ko hari ikintu utahindura. Ahashize harambangamira. Ati buriya ntabwo wavura ibintu utiyumvamo. Wumva amagambo, ni iby'akababaro, kumva usa nkaho gukira, ndetse ntiwakira ikintu utiyumvamo. Naje kuza guhamagara, ndetse za kubyara abana babiri, ndetse umwe aza gupfa. Ariko ibyo byose mbana nabyo mu kiganza cy'umugore, ndetse n'agahinda kenda kumva ko kubera ko uramutse iyo ataza kubikora ako kanya, imyaka myinshi iza gucaho yari mibi cyane. Urabizi, biba ari byiza bujya guhangana cyangwa se ugahuza amaso n'ukuri. Apana kubyirengagiza gutyo ubona nyine ibintu bidahari, ibintu nk'ibyo tu. Muri Swizi hasaga nko mu kuzimu, ndetse ntabwo umuntu yabashaga kuhabona ubushobozi. Ati niyo mpamvu nakuzanye uno munsi, imbaraga ndetse kuba ufite umutima ukomeye. Biba bisa nkaho nyine ari imyitozo tu mu kuzimu nko muri Swiss. Byari ibihe by'intambara, gusa nanone nkeka ko ikintu cy'agaciro ari ukuba ufite ubumenyi bwo kumenya igihe ugomba kurakarira
ndetse ukanaba ufite ikintu uzi nyine ko hari ikintu udashaka cyangwa se ko hari ikintu ushaka cyangwa se ko hari icyo udafite. Niyo mpamvu nyine aba ari iby'agaciro cyane kumenya ikintu cyose kiri buze kuba ukabikorera kure cyane. Rero ikibazo ntabwo ari ukubera njyewe, ahubwo kuki aka kanya. Ariko ugomba kugenda ugaca nyine muri uwo mujinya, apana nyine nko gufata ibirungo, kwa gufata ibirungo ugasiga kubera ko akababaro akenshi ari kakugira umunyambaraga. Nyine biba ari iby'agaciro gutekereza ugomba gutekereza ko kubera ko icyo utekereza nicyo kirema. Gusa nawe nkunda gukora ibintu bibiri. Tekereza ku byo uri gukora nyine, ndetse ubiha umwanya pe. Buri kimwe cyose uhaye umwanya, buri kintu cyose ukagishiramo imbaraga, ukacyitondera. Wivuga ngo yega ariko nyine ibirenze narabikoze cyane pe. Rero ikibazo nyine ni aka kanya kubera icyo atari nge. Ukwihorera kuri hitireri. Umva amagambo nari narahiswemo kugira ngo mbe hano uno munsi mfite imyaka 93 ndetse mfite abana 3, abuzukuru ngira ngo murababonye, ndetse mfite n'abuzukuru. Ibyo mbifata nkaho ukari ukwihora kuri hitireri. Narabikoze pe, ndetse buri kanya numva ari iby'agaciro. Ni amagambo y'umugore ati moranja ibyo nshaka ku isahane yanjye. Ndetse n'iyo unjyanye nko kujya nkabona amahirwe, njye ibiryo byawe kabone n'ubwo utabishaka cyangwa se nkabitwara mu rugo. Ati nta cyumba cy'urukundo mu mutima wanjye ngifite. Rero byari bikenewe kuri twe kugira ngo tugere ku bandi, tubashe gukorana nabo, turenga ibyo by'agahinda kurusha kwanga. Twahisemo urukundo kurusha urwango, kubera ko ni iby'agaciro kuri njye ushobora kugenda tukareka urwango. Ndetse natangiye no kugira impuhwe abo ngabo bari bambaye inifomo bagahemukira abantu, abana babatera imyuka mibi. Ndetse natekereza ko ahari wenda hari za gereza uretse njyewe, kubera ko nari inzirakarengane. Ndetse natekerezaga ko ahari wenda byari iby'agaciro kuri njye, aho kubanga, aho kubagira impuhwe nkaba nabanga, kubera ko bitwaye nk'inyamaswa. Basaga nk'aho ari kanseri mu baturage. Sasa noneho uno mugore yaje kurokoka ute? Niko gace tugiye kumva. Yego, buri munsi iyo nje kuri wowe nkakwibariza n'amaso yanjye ndetse n'ibiganza byanjye, kubera ko uwo twakundanaga yarambwiye ngo mfite amaso meza ndetse n'ibiganza byiza. Nanjye nkibwira nimba narokotse uno munsi, wenda hari umunsi umwe mu gihe ejo ahari wenda nzaba nibohoye. Ndetse numvaga nkaho natemerewe kureka umwanzi akagira icyo ambwira ko nabashe kuvayo ndi muzima. Ndetse ubwanjye nkibwira nimara kuva aha hantu sinzigera mbemerera kugira ngo ndeke abo bicanyi ba roho
bavugane nanjye uno munsi. Ndaza kukubwira ibintu bibiri mukobwa wanjye, ndetse ikintu kimwe muri byo ni kwirengagiza agahinda gakabije ndetse no kukagaragaza, kubera ko ikiva mu mubiri wawe ntabwo aricyo kikugira umurwayi. Rero gira bubwira amabanga yawe ndetse ubashe no kureka ibyo byose, ndetse ubashe no kumera neza, kubera ko guhangayika mu hazaza ntabwo tujya duhangayikira ibintu byiza biri bube, ndetse ibintu nk'ibyo amagambo y'agaciro kuri twe. Ese bibaye ari ibyo ngibyo wenda hari bikaba ukuri, ese bibaye ubwoba, ese nicyo utekereza uramutse wenda hari mu gihe uvuze ngo uzahora ukora ibintu nk'ibyo, wenda ukavuga ati ntabwo nzigera nishima kubera ko nahemukiwe, ari wenda byaba bihagije, wenda hari ukajya utekereza nyine ibintu nk'ibyo utazageraho, ati buriya urukundo rutsinda byose. Ni amagambo y'umukecuru. Bujya kwireba uca mu buzima, ibyishimo byinshi, urukundo rwinshi, yego pe, urukundo nibyo, urukundo rutsinda byose. Ndetse igisobanuro kuri njye uburyo nsobanuramo urukundo, mba numva ari ubushobozi bwo kureka ibyahahise bikagenda. Ati urukundo ni icyo umuntu akora. Ese urukundo ni iki? Ati wenda ushobora kuba nta bushobozi ufite bwo kwemera ko ufite ikintu cy'agaciro. Urukundo ntabwo ari ukuntu wiyumva, ahubwo ni icyo ukora, ndetse ibyo ukora wowe ubwawe, ibyo ukora mu mbaraga zawe. Urukundo ntabwo bworoshe, ntabwo ari ikintu cyoroshye cyangwa se gukunda, ndetse ubuzima ntabwo bworoshe. Ntabwo nigeze mvuga ko kubaho byoroshye. Nawe reba itari uburyo uvuka, aba batizeye ko uri bubashe no kubaho. Ukaguma kugenda ukomeza kubaho, ugakomeza ubuzima ukura, utazi ko ibintu byagenda freshi. Mbese nk'ikinyugunyugu, ndakeka hari wenda ntabwo ari byo biba, ahubwo ni ibyo ukora muri ibyo ngibyo, ukuntu ugaragara, ukuntu ubibona, amahirwe ubona mu buzima, amahirwe ubona mu buzima, kubasha kuvumbura ibintu abandi batabona. Ababyeyi banjye bashakaga umuhungu nyuma y'uko baje kubyara abana babiri, ndetse bwa nyuma naje kuza mu maso yabo ubwo nari mfite imyaka 3 y'ubukuru. Mukuru wanjye bakajya bamfata nabi, none yamfata yanjyana ngo tujye gutembera. Nta n'umwe washakaga gukina nanjye kubera ko nyine nari mubi. Ubundi bakajya baririmba uturirimbo tunsesereza, bavuga uko ndi mubi, ko mbyibushe nk'udatekereza, ndetse bakambwira ko nazigira mbona umugabo. Noneho nibwo naje kujya ku ishuri. Wari umunsi wa mbere nabaje kwibaza, nese abanyeshuri nta muntu uba wemerewe gusobanukirwa uwo ari we, kubera ko Imana ntabwo ari ikigoyi, ntabwo yaba yaremye umuntu mubi. Nabikunze kubera ko Imana iyo ni y'agatangaza, ndetse ni y'igiciro pe, irahambaye cyane. Rero nta kindi nsaba abantu uretse kuba udakunzwe nyine ukikunda wowe ku giti cyawe, ukiyitaho. Ibyo ngibyo ntabwo byakugiraho ingaruka ku bandi batakwishimiye. Icyo nicyo cy'ingenzi, nicyo cy'ingenzi pe. Guhaguruka mu gitondo ukireba mu ndorerwamo, ndetse ukibwira ati ndikunda, I love me, ndetse ndiyubaha. Kubera ko abantu benshi bashobora gukora ibyo utakora,